Icyubahiro cy'Imana no mu cyubahiro cyawe bwite wigire ijuru noneho turamukanye bya nyabyo. Yego niko ye uraho gasuporo uraho neza urakomeye. Bari abantu barimo kudushushanya. Ndakomeye cyane. Urakomeye cyane rwose nk'amabuye y'urutare. Yewe nuko nta wundi byumvise neza. Ni ibyacu ubwo turakomeye. Mumeze neza ariko tumeze neza. Navuye kwa Faustin rero iya Rusizi nza ndimo rwose nafashe akabando nza ncumbagira buke ngeri wawe, ariko umuryango w'ifurazi wacu baravuze bati nugira kwa Gaspari ntuzagende inkokora zireba imbere, batuzagenda rwose inkokora zireba imbere bigaragara ko uzaba umutuye. Rero igitaramo tubasanzemo sinzi nimba ari icyo kwishimira amatora, sinzi nimba ari icyo kwishimira bonane, sinzi nimba ari icyo kwishimira expo, ariko ikiriho nuko nsanze muri mu gitaramo. Imfurazi wacu rero i Rusizi ntabwo tugendaho gutyo gusa, ahubwo hari umusore waje yikoreye, ndagira ngo mbwire umuhereza wanjye azane ituro hanyuma nguture. Vanimo y'impereza. Gaspar karame karame. Iri turo rero muri mu gitaramo. Yego. Ntarakubwira icyo ari cyo. Tarambwira icyo ari cyo. Ariko nkaba mfite amatsiko yo kuza kukimenya. Iyi nzoga rero bijyane mu zindi, natwe umuryango w'iwacu turatwerera kandi twishimane kuba muri icyo gitaramo. Umwanya nugera natwe mudukire ku rutonde rwabaje muri icyo gitaramo, nibidukundira kandi nawe bikagukundira bita kuduha ijambo tuzaganira tugeza muri urugo rwawe. Ariko iri ni ituro tuvanye mu muryango i Rusizi, ugende uyishyire mu zindi. Ati ugende ushyire mu zindi. Kamanze nkubwire igitaramo turimo. Yego. Turi mu gitaramo cy'intsinzi. Cy'intsinzi. Ako cy'intsinzi rwose turi mu mihigo, ariko bura mwandiza amashyira. Turi mu mihigo dukomeza duhiga nibyo tuzahiga. Aho inzoga rero urabona ngo ari boss. Ni boss. Nawe rwose uri boss. Ni boss. Nibayishyirire mu zindi. Bayishyiriye mu zindi. Ubwo nuza kubona umwanya. Uza kubona umwanya. Uze kumpa nanjye untize ijambo, untize umwanya kuko ijambo ryo ndarihorana. Nuko dukomeye tuganire kandi dukire ku rutonde twaba 50 twaba 40, byaba byiza mutwigisha imbere kugira ngo tubashe kuganira kuko Rusizi kujya harakagendereka. Ubwo maze kwinjira mu gitaramo tube dufuca akabogi hanyuma tube dutarama umwanya ndawuguha. Urakoze cyane. Ni Gaspari Imana yamuje kumpera umugisha harajya mbere. Nitwa inkubito y'ubuto mu bitaro by'isukirano. Nitwa Simpari nka Vincent Rusizi. Naje nyoboye iyi sibo. Ese Gaspari wayibonye? Nayibonye. Hejuru yirebe neza. Yewe nayibonye. Imfurazi Rusizi. Ni ba basore barimo rwose barimo bibituza ni kubareba. Aba banyarwanda baturutse Rusizi, tumaze iminsi tubyina intsinzi, tumaze iminsi tubyina mbese twaribohoje, none namwe dusanze namwe munezerewe. Imana iduhana umugisha.
twaje rero dusanze iwawe muri mu gitaramo ndetse mudushyira ku rutonde rw'abaza guhabwa umwanya muri icyo gitaramo ndetse tugira amahirwe muradusimbukisha mutugiza muduha umwanya wa mbere sinzi nimba ari uwa mbere cyangwa ari uwakurikiragaho. Ntabwo rero turimo kugenzwa n'igitaramo gusa ahubwo twari dufite n'ikindi kintu twashaka kubabwira. Umwaka ushize ubwo abana bavaga ku ishuri bafunze ibizami byabo, umuhungu wanjye yaraje asanga turi mu gitaramo iwacu, aravuga ati, arivuga arivovota ati mfite icyo nshaka kubabwira. Tumutega amatwi, tumaze kumutega amatwi aravuga ati rero mubyeyi, ahaje ubwanwa ubwana burahava. Ati ndagira ngo ku rutonde rw'abari mu gitaramo nanjye munshyireho kugira ngo nze kugira icyo mbabwira. Turavuga tuti, ndavuga indigendo uba wicaye gatoya ngibize kuguha umwanya, none wankundira ijambo niteguye kukubwira uriteze amatwi. uko yareba uku nguku uko ari abiri Yego, yose arumva. okay. Mbere yuko niyakubwira rero ndagira ngo mbanze nsabe wa muhereza wanjye nanone yegere hejuru ampe inzoga nakuzaniye, nunkundira ukayisoma ukumva koko ari nyayo, umpa uburenganzira nyivugiremo ijambo. Iyi nzoga rero ni iyanjye nkuzaniye. Ndagira ngo wa muhungu wawe yigire hino akureho urukoma, adushyire mu rubindo, uyisome yumva ikwiriye koko, uburenganzira nyivugiremo ijambo nyaryo 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 y'ikigeza mu rugo rwawe. Mwaniza amashyi, murakoze cyane. Ninde adukuriraho urukoma? Ni wewe. Yendukira urebe hariya bagushushanya. Murebeshe amaso, mwumvishe amatwi. Nta bintu byinshi, nimunezerwa museke. Ariko useze ntabwo byizanirwa baraseka. Ndagira ngo rero iyi nkurubindi uyisome witonze, uyumve, noneho niwumva rwose yengetse, wumve ya ngingo y'iwacu Rusizi, niwumva yengetse koko kamira mu burenganzira nyivugiremo ijambo. Urakumva gute? Utaza ndakubwira acyayumva. Oya rwose ntugire impamvu, yumve yumve rwose. Ise karame se
muza mwambutse mugeze ingana kugira ngo nabaze kubera amatsiko nayo mfite yo kugera iwawe. ariko tuye hakurya y'amazi. Yego. Ubwo bivuge ngo iyo migezi yose wayinyuzemo. Ni nk'ibyo. Wayinyuzemo iyo migezi yose ugenda udaha usukamo. Akageze karekare se? Nakubaza. Wanyuzemo iyo migezi yose ugenda nta mugezi wasize utavomye. Ariko nimba utarebye imirari ukoma warukuriyeho hano. Ntabwo nazi wowe ngo muvagire. Ntiwamvangira ariko ko biri kose utayishima ukanongera usome akavuga oya rwose ushira icyaka. Cyakora kubera ko igihe cy'itema ry'amasaka inzoga yasabira nk'igisigati. Amagi menshi cyane. Bise Kamene. ubundi urabona wafite ureba hano hirya uriya amasaka twaratemye maze genda uragire hariya muri kiriya gisigati. Genda uragire rwose nakubwira iki. Okay. Bantiza amashyi menshi Mari nk'umugisha. Kamerere rimwe. Icyubahiro cyawe rero ndagira ngo Mutakabogi Nyakubahwa Gaspari ngo mu rugo iwawe kubera icyifuzo cy'umuhungu wanjye yaravuze ati naragenze ndakura ndaganira ati none igihe kirageze kugira ngo nanjye nshinge urwanjye rugo ati mubyeyi ndagira ngo uzange imbere ujye kwa Gaspari. Nabonye abakobwa benshi cyane ariko nta n'umwe nigeze nshima, ariko nageze kwa Gaspari nkabona umwana w'umukobwa mutima ukeye iribagiza Nyiragicari ati rwose numva ndamukunze ndagira ngo uzazinduke uje kunsabira umugeni. Ndamubaza ati sha ubu aka kanya ko kurakuze? Ati ndakuze rwose. Uwo mukobwa se yujuje imyaka y'ubukure? Atarayujuje. Rero Nyakubahwa Gaspari ndagira ngo hari amagenzi yanjye aze kubasobanutse. Ikinyeza mu rugo rwawe ni icyo ngicyo. Naraje umwaka ushize twaraganiriye kandi aho ifura zigure niho aho ifura zisezeraniye niho zihurira. Ndibuka ko naje tukaganira tukagirana ibihe byiza, nkagusaba irembo kandi irembo urarinyemerera. Ntabwo naje kurifata ahubwo naje kurigusaba, urarinyemerera. None ubu naje ndi kumwe n'isibo ntoya, ngira ngo noneho ubu ngubu isibo nazanye nayo iratungutse, ariko ntabwo imfura ziwacu zingana zitya. Nawe urebe kuva Rusizi kuza mu Busanza ubundi bakubye nk'aba ngaba nk'inshuro nka 200. Nubwo bantoranyije nk'intore nkuru, n'aba nabo batoranijwe mu zindi ntore. Rero amagenzi yanjye n'aya ngaya nayo ngayo mu rugo rwawe nunkundira kandi mfite ibyiringiro. Abakuru baciye umugani ngo amaboko ari buguhe uyabonera niramukanya. Ntabwo zikiri ku mutima wawe, ariko 85 ndabona ukeye, kandi iyo wanyakiriye mu rugo iwawe ziko ntacyo naruburiramo. Nyakubahwa Gaspari, ijambo ryanjye niryo. Imana iduhana umugisha. Kuntera amashyi urumva ngo yabara amasabano. Nuko umuntu yaba yagabye ihene cyangwa intama ntabwo amashyi yangana gutya. Bise ati ijambo ryanjye niryo. Ya ndakuremera ari rwose. Ubwo twamushingiye mu mwaka ushize. Ako kantu ntabwo ari keza. Twamushingiye mu mwaka ushize. Ubwo ntabwo ari muri aba ngaba. Mwaka ushize dore nk'iki gihe inzoga ze twarazinyweye kubera ko waratinze. Ubu muri iyi minsi bari kumwe kuri internet ya. Kuri internet? Internet buriya rero ntabwo aba ibiriho byose siko ibyo tubona byose kuri internet ntabwo ariko biba
Bibiliya yivuze. Hari n'ibyo biba biriho ariko byanditswe mu rindi zina. Reba neza nawe. Ese wari uri navugaga n'ubundi nta umwima hari, nzi ko uri umuntu w'umugabo utareba imirari. Nyamuneka wongere urebe neza rwose. Nzi ko hari rwose se. Nzi ko ntacyo wanyuma. Baramushingiye ahubwo reka nguhe umwanya wongere urebe naho ubundi wowe twamuwoherezaga mu mwaka ushize. Reka umuhungu wawe akwakire, hari yabaheruka mu ishuri vuba. Abasaza baganiriye neza, yagize ati Solange, kwa Sengabo tugira ba Solange benshi, ndagira ngo umutima ugutunganemo, nubwo utabona Mukangenzi wabona Solange. Aho ngaho bandiza amashyi bose. Rero winsabira amashyi nkaho muguhaye, ndabizi neza iwacu nk'uko tutimana irembo ni nako tutimana ibyiza badusabye, kandi usabye dusuzuma ubusabe bwe, twamara kubona akwiye n'ubusabe bwe bukwiye, kwizera kwe kukamukiza no gusaba neza kwe kukamukiza. Ako kantu uvuze ni keza. Hanyuma rero batekane n'ubundi mukomeze muganire, ntabwo irembo ryaretse kwinjirwamo. Unahavuye ku mugoroba w'uwo munsi hinjiye abandi, nabo turabemerera, kandi bose bagiye basiga ikimenyetso. Ubwo rero niba waratinze Manuel akamukwa, ubwo urakoranura Manuel, ubwo turareba ukuntu mujya mu ngamba. Uwitwa Manuel yahise azarakwa, yaramukoye, kandi impano ze twarazemeye. Ubwo urisobanura na Manuel kugira ngo ubone Mukangenzi. Ubwo nari mpari umwaka ushize, nta nubwo ari kera. Ese Manuel ni umuzi? Ndamuzi, ariko reka mbanze mvuge iki ngiki kinika. Kera twaravuga ngo umugabo ahindukira ko hahandi ntahindukira ku ijambo. Nzi ko twaganire nk'imfura, kandi imfura yo muganire ntikuvamo, niyo musangiye ntigucura. Siko Gaspard atantuburira, twaganiriye neza rwose, aranyemerera musaba irembo ararimpa. Ntabwo nzi ko iryo kosa yarikora yo kubahuka kuba yamuha undi muntu, niyo mpamvu mfite ibyiringiro 85%, kandi kwizera kurarema. Ndagira ngo mubitekerezeho neza, kandi ntabwo ndeba imirari. Imana iduhana umugisha. Gaspard, karame reba uko bigeze. noneho nkurwaza Hari urwaza ndakira. reka nigire ejuru. hajya ngo urashaka Solange cyangwa ni Mukangenzi? Kangenzi Solange. Kangenzi Solange. Solange ngwino hano. Ese Karameli Solange nawe ndamwemera wafura rwose, Imana igumugisha. Ariko se Solange ndamwemera, ariko si urabihakanye. umva, ndamwemera kuko ntacyo wampa nkuburiye, ariko ntabwo ari Solange. Reba neza. Ntabwo ari we rwose, ntabwo ari oya, ntabwo ari we. Hano uramwanzi. Oya, ntabwo umwanzi wafura, namwemeye rwose, ariko si Solange. Ntabwo ari Kangenzi rwose. Ntabwo ari Kangenzi. Nazamuye rinete ndeba neza, ntabwo ari. Oya, ntabwo ari. Ariko shatse wamwakira. Naze rwose ndamwakira, karibu wicare hariya, ariko ntabwo ari Kangenzi Solange. Ntabwo ari. Ntabwo ari we. Barahari ariko ntabwo ari we. Igihe cye ntabwo ari iki ngiki. Ntabwo ari iki? Ese Solange kumuguhaye. Oya, iwacu tugira gahunda.
mugira gahunda Mm. ese Solange ko muguhaye none se tuvuge ko yuko Solange nguhaye ntakwiye umugabo ntabwo ari kangenzi ariko akwiye umugabo Solange nguhaye mfite abasore benshi ariko gahunda si iyi. ndetse uramungarurira uranzanira inzoga ndabona kugusaba none se ntagukingiye ntagukingiye reka mbaze nkwereka abo wampaye imbere ariyongera ku bandi ariko ntabwo ari Solange ndagira ngo wowe nawe mugesho abo mvuze reba abo wampaye imbere urabona se aricyo babaye ntacyo babaye na Solange mukuru nawe nahaguruka ariko atari kangenzi nawe najye mu bandi Solange umva yaje mu bandi najye mu bandi ariko zikangenzi n'uyu wamushimirwa namushimye ariko zikangenzi ubwo umwana imbwira uri kangenzi kangenzi namubonye kangenzi rwose wakoze neza wamfura kangenzi yihangane aze rwose dore wikangenzi kangenzi ese baragushaka urashaka kugushyingira umuhungu navugaga nawe ndamushimye ariko uyu ni kaka zimukangenzi uyu ni kaka ariko zimukangenzi nawe ndamwemera ni kaka ariko zimukangenzi kangenzi ndamushaka mwongere mu bandi bakazana nanjye natambuke mu mwititaro mwongere mu bakazana ndashaka mukangenzi Solange uyu ni kaka wese kame Solange wamushima n'umukangenzi wamushima ufite ururimi rumwe ndabizi bariya bakobwa bacu ntabwo wabashimye ahubwo reka mbasabe bagaruke usabe neza wabwiwe iki ko ntabashimye nubwo ntacyo wabahaye ariko burya abagera iwanyu bakazagwa isari ntabwo tubyemeye inkoni ikubise mukeba bayigira bagaruke iwabo nabo iyo dusanga ntacyo wabahaye nabo twari kubabwira bakagaruka iwabo icyakora byari kutugora kuko twari gukoranura hanyuma rero tutarakoranura Solange na mukangenzi nibagaruka iwabo mutambuke nanjye ndabisokoza uko byogoshe ikindi rero usabe neza nusaba neza agasipari ndabizi ntabwo yimara ntabwo ari bukwire kandi wabonye yuko twahamagaye rugira byose kugira ngo abiyobore nimwemera ko abayobora arabayobora hanyuma nimwiyobora rero murayobora tubanze tuvugisha puresi icyifuzo cyanjye uvuga bahindukira hahandi ntahindukira ku ijambo naje kwa Gasupari gusaba mukangenzi Solange yampaye kangenzi yamana kaka ariko naje gusaba mukangenzi Solange Gasupari Imana iduhana umugisha Kristo tiyeza kusa iteka ryose ngaruriye Solange n'umukangenzi se nubwo mwise kaka se ni ry'umuhinga biraguhaye mukangenzi wana Solange ariko mukangenzi muguhaye umwise kaka oya ika umpaye kangenzi kandi nagusabye mukangenzi ese uwo mukangenzi uvuga ushobora kuba ari wa wundi urabona muri iyi minsi indege iherutse kurirana abanyeshuri bajya kwiga kuzana impamyabushobozi y'ikirenga
urebe neza abantu buriye indege ku wa mbere niba atarimo, ushobora kuba arimo cyane ko ubu ari kwiga mu Bufaransa. Ni ku wa mbere nimugoroba Ya ubwo yavuganaga n'umuhungu wanjye, ubwo yari ari mu ndege ajya mu Bufaransa, ariko yamubwiye ko uyu munsi araba yaje. ugize uti nibwo bavuganaga ku ikoranabuhanga, yamubwira ko uyu munsi araba yaje. ubwo araza kugera hano nimugoroba. Ibyo ni wowe ubizi, ntabwo mbizi neza. ubwo ubizi ko yaba yaje. Baravuganye, amubwira ko uyu munsi ari tayari iwawe kwa Gasupari. reka nkureke, urakoze cyane. komeza umuhango ukugenza, wenda integereza ko ugeze hano ku kigo naho si kure. Hano dufite za modoka bita drone nazo ziragenda zimuza. Ahubwo bakumva kumpera amashyi agiye. Ndabahaye mwiriwe mwese, mumeze gute? Mahoro. Jewe ndi impunzi naturutse i Burundi, ngeze mu Rwanda banyakira neza, ariko jewe ndasaba ko mu Rwanda nimba afise umuryango ariwo nguyu papari, nimba ndumva uwo muntu usaba twavanye Amsterdam ku mugoroba, ahubwo muganire neza kandi Imana ibahe umugisha. Bari guhezagire nyine, guhereza umugisha. Yego kabisa, urumva tuganira neza nyine. Yego kabisa, leta wigira ngo tukurabe. Yego kabisa. Nemo mu burenganzira yuko hari urankundira musabe. Ise Amen. uwo bazanye bwa byemeye musaza we, reka nguhe umwanya umusaba. Reka nsabe isibo twazanye rwose mu mpera amashyi abyibushye. Ndabizi abakobwa bawe n'abanyarwandakazi barezwe neza, basabwa kandi bagakobwa. Rero naje nituje, ndagira mu cyubahiro cyawe uhaguruke no mu cyubahiro cy'Imana bwite, hanyuma nkukwere gukiriza impano za mbere. Gaspar, Karamekara, uko umuhango wacu uri wa Kinyarwanda, ba nyogokuru na ba nyogokuruza na ba data na ba mama, yitwa rugori, niyo suka, niyo karamu y'ababyeyi bacu batwajirije, igende ihinge ubwatsi kandi ahakomeye hose ihamene. Impano ya mbere. iravuga nk'isaha kiriho koko, kandi ntabwo uzahinga uri wenyine, cyangwa se abakozi, azahinga umukozi umwe, azahinga abakozi barenze umwe. Aya masuka azahinge ahakomeye n'ahoroshye, rwose ni impano ya mbere guhaye. Amashyi menshi cyane. Ntabwo
ntabwo ari inzogera niyo papa bita ya marayika, ahubwo ni ibyishimo. Kandi naje nikwije nk'uko nabikubwiye. Nyakubahwa Gaspari, nakuzaniye n'ikibindi. Kuzana ikibindi cyahoze ari icya kizungu, ariko twarakimwatse, twaribohoje n'icya kinyarwanda. Iki ni ikibindi? Iki ni ikibindi. Rebere neza atari ikibumbiro. Ni ikibindi, ni igicuba, rwose urebe neza. Baravuze ngo nyirebe neza. Ntabwo nyemera. Ntabwo ari uko bigenda. Gishobora kuba ikibumbiro, igicuba, ukazadahira. Kandi Gaspar, karame ya rugori naguhaye igiye guhinga ubwatsi. Yego. Naguhaye n'igicuba kizadahira, ariko ntabwo kizadahira kiraga imusozi. Niyo mpamvu nakuzaniye n'ikibumbiro. Iki kibumbiro cyahoze ari cya kizungu, ariko twaribohoje turakimwaka ari cya kinyarwanda. Iki kibumbiro rero ukirebe rwose, bakurebere. Hano ufite umuntu ufite amaso abasha kureba neza. Yego rwose. Nandebere. Nakurebeye ntabwo nagutuburira wapfura. Kandi nanone ntabwo ari kwifura zimera. Nabahaye amaswa yo guhinga ubwatsi, bahane n'igicuba, bahane ikibumbiro. Ubwo ibyari byose biracurera. Ikindi kintu kitari cyavuga, nakuzaniye n'imashini. Iyi mashini izajya ikata ubwatsi. Naje iwawe ari ikibazo, ariko umunsi wa none ubu cyabaye igisubizo. Ariko n'ubyo ushaka kuvuga cyaje ari ikibazo, akabazo ari kuva kamera. Nagize ngo ajya bakita ngo ngwiki mu gifaransa kandi bagashyiraho akaburungu hasi nako akadomo. Cyaje ari ikibazo, ariko cyabaye igisubizo. Ni vi. Rero ugende ukata ubwatsi bw'inka izaboneka. Kandi iyi mashini none iravuga ngo iyo imeze gutya, ibivuga ngo ahira ariko ukatire mu kwawe, ngo nturengere wamfura we. Akiri mashini ikatire mu kwawe, ntirenge urubi. Yego. Ariko niwe wawe nzahahira. Ibyanjye byose ni ibyawe. Niba atari akabazo nuko ayimpa akabazo, nawe ukakira akabazo ahubwo kabaye agasubizo. icyo mbona ni uko yanditseho ngo birakureba, niyo mpamvu wahira uganisha iwawe. Kandi ngo icyemeza ko ari imashini ngo ni uko izakoreshwa n'abagabo 12. Ayo mashini byanditseho. bise karame. reka
sabe isibo mpagarariye kwa Sengabo yego bahuza ibiganza, simbasaba amashyi, bahuza ibiganza, ibyo mukora simbibabwiriza, murabizi turi intore. murakoze cyane. ubwo mu gihe gikwiriye rero mubona bikwiriye ubona hari ikindi nabwo nditayari ngewe n'umuryango wanjye Bise karame. sigira ngo nkimara kubwira iyi sibo ngo nihuze ibiganza, sigira ntiwumvaga? numvaga ariko nkeneye agakeregeshwa kawe. Bise karame reka nkwemere gusa umugeni rwose noneho dore ko niyigende ndamwemeye ndabyemeye none ndabyemeye. umva ariko ntacyo mwumva reka niyo abantu banezerewe. ibiganza bigushimire, reka ngushimire rwose bose babireba. umuhereza wanjye yigire hejuru azanire icyo ngushimira rwose, hanyuma nukomeza ujye mbere. iyi nyengo rero, iyi nyengo ni iy'Urusizi, nitwaje nikoreye inkokora zireba imbere, ariko mwumva inkoko iyo zireba imbere mba nikoreye gutyo. ntabwo iwacu tujya tujya gusura imfura nka Gasupari inkokora zigenda zireba inyuma gutya, zigenda zimeze zitya, bivuze ngo nza nikoreye inkokora zireba imbere. ubu rwose naje mvuka i Rusizi mfite icyifuzo nje kugusaba umugeni. umugeni uramumpaye, mpano za mbere ziguhaye rwose, uravuze uti umugeni ndamwemeye. ndagushimiye wamfura. Bise karame inzoga yuzuye, inzoga murabona yuzuye ra? Ntabwo inzoga yuzuye. Bise mwasobanurira ashobora kuba baje bayinywaho, ntabwo inzoga yuzuye kubera ko bavuye kure iwacu bagejeje hano ituzuye. iwacu aho gushira birashibuka, aho gushira iwacu kwa Faustin, aho kugira ngo ibintu bishire birushaho gushibuka rwose pe. ndebere umusaza ndebere inzoga murabona yuzuye. yayizanye ku izuba yitsindagiye. inzoga ntiyitsindagiye ahubwo uwayiteretse yasize urubiriro. ruriya ni urubiriro, yuzuye igasendera twavuga ko idahiye. yego karumi keza. Bise karame hari umugoboka rugamba, hari umugoboka rugamba wivuga ko ituzuye kuvuga ko idahiye, ariko n'ubundi basanga idahiye. oya ikaba iri buze kumpiramo, ntabwo ikaba iri buze kumpiramo. ntabwo nagutuburira rwose, ndayitondera. inyengo y'iwacu isukwaye kandi irasobanutse. ni koko baravuze ngo ndi umugoboka rugamba, ariko ndashaka kumenya iyi nzoga nyirayo ninde, tutayigiraho impaka. iyi nzoga ni iyande, iyi nzoga utuye ni iyande. iyi nzoga nzaniye Gasupari niyo kumushimira ko yego yampaye umugeni umuhungu wanjye, yakwemereye, yanyemereye. ntabwo baraguha, keretse yakwemereye. urabonye afite ururimi rumwera. iyi nzoga rero niba ari iya Gasipari, ugire undi ugenera iryo geno wumvise nguciriye amarenga, nguciriye amarenga singusobanuriye irenga. ntabwo mu muryango wanyu mwazi iyo haboneka undi yenda uri gutanga umugeni niwe nari kuyishyikiriza, ariko kubera atabonetse rero niyo umuryango wa Gasupari, ba nyirasenge barimo, ba se wabo barimo, baho iyi nzoga ni iyanjye, utyo nta kibazo. iyi nzoga ni iyanjye. iyi yindi buriya ba nyirasenge nabo buriya bakeneye intango, buriya kugira ngo uwo mukobwa kugira ngo namubyaye jyenyine, ntabwo mbizi. ntabwo ari jyenyine, hari ba nyirasenge na ba nyina wabo barahari se? barahari.
kandi urumva ntabwo ubabwira amatamatama gusa inzoga ye n'iyanjye nayishimye ngaho none se nari kubirota wabivuze neza intebe uteye niyo nikiriza iyo unyeretse umuryango ndawakira niko nteye n'ubanyereka nkababona iwacu ibintu birimo ntabwo ushira birashira icyo dukeneye ni umugeni tugukenyeho gusa naho ibindi biwacu natwe turi kwisi reka nsabe irasenge yigire hejuru yuko yemeye neza uno shangazi wa Solange irasenge